ibi bintu birebana no kugabanuka cyangwa se kuzamuka kw'agaciro k'ifaranga bikorwa bite? Reka duhere ku kintu cyoroshye kurusha ibindi byose mu bukungu: igura n'igurisha. Muri make, ubukungu bw'igihugu buba bugizwe n'igiteranyo cy'igura n'igurisha ryose riba mu gihugu. Mu birebana n'ubukungu, leta igizwe n'ibice bibiri: hari guverinoma, ariyo yakira imisoro ikanatanga amafaranga mu kugura no kwishyura ibibeshaho igihugu byose. Hakaba na banki nkuru y'igihugu igenzura umubare w'amafaranga n'imyenda yose iri mu gihugu, nigena ingano y'inyungu ku nguzanyo, ni nayo ikora amafaranga, deficit budgetaire, uzumva babivuga mu makuru. Leta ireba ingengo y'imari yari yarateguye, igasanga hari amafaranga itarimo kubona yo gukora ibikorwa bimwe na bimwe. Kugira ngo ibi bikemuke rero, hari ubwo leta yongera imisoro cyangwa se ikaguza amafaranga, haba mu mahanga cyangwa se mu bakire bo mu gihugu. Iki gihe hari ubwo leta ibwira abakire bake bari mu gihugu iti muzane amafaranga dukemura ikibazo, cyangwa se ikayabaka mu misoro. Twese turabyumva ko iki gihe abakire baba bafite amahirwe menshi yo kurakarira abakene. Iki gihe abashobora kubaho amakimbirane mu bihugu, cyangwa se amakimbirane akaba mpuzamahanga hagati y'ibihugu byaguje igihugu kikaba cyarahombye. Ibi bigaragaza ko ibyo abantu baba bari bafite bakeka ko ari amafaranga, mu by'ukuri biba byari imyenda. Hano ugukenera amafaranga kuba kuri hejuru cyane, kandi ninde ukora amafaranga? Ni banki nkuru y'igihugu. Banki nkuru y'igihugu iba itegetswe gukora andi mafaranga. Bitandukanye no kwizirika umukanda, gusubiramo imiterere y'imyenda no gusaranganya ubukungu, gukora amafaranga menshi byo bituma amafaranga aba menshi mu bantu, buri wese akayabonaho, akajya ku isoko kugura, bagahurira ari benshi, maze ibiciro bikongera bikazamuka. Murabyibuka bya bindi byitwa inflation, aho umugati ushobora kugura miliyoni kubera ko buri wese aba afite miliyoni, ku buryo yakwigurira umugati, kandi abakora imigati ntibiyongere, imigati ikaba mike ku isoko, ibiciro byabo bikazamuka. Iki gihe leta ifata kuri aya mafaranga menshi bakoze, igahemba abakozi, ikagura ibyo isanzwe igura, igashora imari mu biteza imbere igihugu. Aya mafaranga leta iba yayahawe na banki nkuru y'igihugu, rimwe na rimwe ku ngurane y'ibyitwa impapuro mvunjwafaranga. Ni impapuro zifite agaciro k'amafaranga. Aya mafaranga kandi ni nayo leta ikoresha itera inkunga abatagira akazi. Ibi bigenda bigabanya uburemere bw'umwenda ku bukungu bw'igihugu. Gusa ibi bisaba ubwitonzi n'ubushishozi. Banki nkuru y'igihugu iba igomba gukora ingano y'amafaranga ataba menshi ngo ibiciro ku isoko bizamuke cyane, cyangwa se ngo anabe make ibicuruzwa bibe byinshi cyane ku isoko kurusha amafaranga, bityo ibiciro bijye hasi cyane. Ni ukuvuga ko iyi banki iba igomba gupima inflation na deflation kugira ngo ntibirutane cyane. Iyo babikoze neza bikareshya, ubukungu buhita busubira mu murongo mwiza bwahozemo.